Muraho ni umukozi w'Imana Marceline. Murakoze rwose kubona mufasha akanya mukaba mugira ngo tuganire hamwe iyi message rero nashize hamwe ni ukugira ngo tuganire mu magambo make make ibyerekeye isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ubwo ni ukuganira kuri Bibiliya, Imana idufashe dusobanukirwe. Reka rero ndabashimiye rwose kubona tutangiye iyi message hamwe, kandi ndabashimiye akanya mufashe. Reka rero twiragije Uwiteka mbere yuko tujya muri iyi message. Imana igira imbabazi, Imana isumba byose, turashimye akanya nk'aka ngaka, akanya uduhaye ko kuza kumva iby'amateka meza, amateka twese dushaka kumenya, ibyo wanditse muri iki gitabo duhuriyeho twese nk'abakristo, duhuriye twese dushaka kumenya Imana, ibivugwa mu gitabo cy'isezerano rya kera n'isezerano rishyashya. Turasabye rero Umwuka Wera utugenderere, udusobanurire, uduhe kumenya ndetse muri make nk'uko bivugwa, tumenye muri make ibyanditswe, hanyuma tugire n'umwete wo kugenda gusoma icyo gitabo ku bwacu, tugisome kidutere ubwuzu, tugisome tucyumve dusobanukirwe. Mwuka Wera rero nicyo tugusabye ngo dufashe gusobanukirwa n'ijambo ryanditse muri iyi Bibiliya, kandi icyo gihe nikigera cyo kwicara tukarisoma ryose uko ryakabaye, ujye udufasha dukuremo inyigisho ikomeye kugira ngo dushobore kubona uko tubaho, cyane cyane muri iyi minsi tugezemo. Habwa icyubahiro rero kandi ushimwe, tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiye Yesu Kristo, amen. Nk'uko rero twabiganiye ntangira, tugiye kuganira kuri iyi message ivuga muri make, incamake ya Bibiliya. Bibiliya Protestant igabanyijemo ibice bibiri: isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera rifite ibitabo 39 bigabanyijemo ibice 4. Ibitabo by'amategeko ni 5, iby'amateka ni 12, ibisigo ni ibitabo 5, n'ibitabo by'abahanuzi ni ibitabo 17. Isezerano rishya rifite ibitabo 27 bigabanijemo ibice bibiri, ubwo harimo amavanjiri 4 hamwe n'ibitabo ndetse n'amabaruwa 23. Ubwo byose hamwe ibitabo n'amabaruwa ni 23. Reka rero turebe ibikurikira. Isezerano rishya nako isezerano rya kera harimo ibitabo 5 bitangira kandi byanditswe na Mose. Imana yari ifitanye umubano wihariye n'igihugu cya Israeli. Uwiteka yaje kugirana nabo amasezerano n'Abasiraheli mbese, kubera ko andi mahanga yose yasengaga ibigirwamana. Nuko Uwiteka agirana amasezerano n'ishyanga ryayo ariryo Israeli, ati iri shyanga ryanjye rigomba kumbera indahemuka. Nuko Imana ibabwira ko nibakomeza kuyubaha no kuyumvira, izababera Imana, izabarinda, izabagirira neza, kandi izakora ibikomeye muri bo. Nuko rero reka turebe igitabo gitangira ni intangiriro. Intego y'iki gitabo ni ukwerekana uko ibintu byatangiye. Gitanga inyandiko yerekana uko Imana yaremye isi n'icyifuzo cyayo cyo kugira abantu batoranijwe kuyisenga. Iki gitabo kirasobanura intangiriro y'ibintu byinshi by'ingenzi Uwiteka yaremye isi, yaremye abantu, yaremye ndetse hariho n'icyaha ndetse na gahunda yo kugira ngo abantu bave muri icyo cyaha, nyine gahunda ya salvation. Hariho icyaha kandi akaba na gahunda Imana yashizeho yuko haba n'agakiza. Icyo cyaha mu bintu yaremye nacyo yarazi ko kizabaho, niyo mpamvu turi kuvuga ngo mu byaremwe harimo icyaha ndetse na gahunda y'agakiza. Tubyakire gutyo kuko Imana yari bifite muri gahunda yayo, yari izi ko bizaba, niyo mpamvu imeze kuriya. Kandi ni byiza kumenya ko mu by'Imana yaremye byose umuntu ari cyo kintu cy'ingenzi yakoze. Imana ishimwe. Imana yagiranye amasezerano n'umuntu witwa Aburahamu.
ivuga iti ngiye guha umugisha amahanga yose binyuze mu rubyaro rwawe. Irongera iti ngiye guha urubyaro rwawe igihugu kidasanzwe kandi hagiye kubaho abantu benshi baturuka kuri wowe. Ibi byatangiye gusohora muri kiriya gitabo tugiye gusoma mu mwanya cyitwa Kuva. Aburahamu rero yaje kugira abantu benshi cyane bamuturutseho, ariko babaye imbata muri Egiputa. Imana ifite gahunda yo gucungura isi ikoresheje ubwoko bwayo. Imana yakoresheje Aburahamu kuba sekuruza w'abantu bose. Mbese Aburahamu yabaye se w'abantu b'isezerano yise Isiraheli. Reka rero turebe igitabo cya kabiri cya Bibiliya ni Kuva. Iki gitabo gifite intego yo kwandika ibyabaye mu gutabarwa kwa Isiraheli muri Egiputa n'iterambere ryabo nk'igihugu. Iki gitabo kivuga ku gakiza n'ubwoko bw'Imana, ugakiza k'ubwoko bw'Imana bwari abacakara mu Isiraheli mu Misiri, ariko Imana yakoresheje Mose mu kubarokora no mu kubazana mu gihugu cyasezeranijwe. Ibi bishushanya uburyo Yesu yakijije abantu mu bucakara akabazana mu bwami bw'Imana. Iby'iki gitabo cyihariyeho nuko kivuga ibitangaza byinshi kuruta ibindi bitabo byo mu isezerano rya kera, kandi kizwiho kuba gikubiyemo ya mategeko 10. Ikindi gitabo ni igitabo cy'Abalewi. Intego y'iki gitabo ni uko ari igitabo cy'abapadiri n'Abalewi bagaragaza inshingano zabo mu gusenga. Mbese urebye ni igitabo kiyobora ubuzima bwera ku Baheburayo. Imana yohereje umuhanuzi witwa Mose kugira ngo akure Abisiraheli muri Egiputa. Mose abajyana ku musozi aho bagiranye amasezerano n'Uwiteka. Aho niho Imana ivuga iti nzaba Imana yawe nawe uzaba ubwoko bwanjye, kandi nibakomeza kumvira no kubaha Imana, ibyo ni ukuvuga ngo nibakomeza gukurikiza iryo tegeko, ibintu bizaba byiza, kandi nibatayubahiriza ayo mategeko Imana yababwiye, ibintu ntibizaba byiza na gato rwose. Igitabo cy'Abalewi kitubwira ukuntu abantu b'Imana, abantu Imana yatoranije kuyikorera, bagomba kubaho ubuzima bwanga icyaha, kuko Imana ari Imana itarangwa n'icyaha. Bayita hori, Imana y'umuziracyaha, izira icyaha kandi igira imbaraga zihebuje. None rero niba hari abantu bashaka kugirana ubucuti n'Imana, bagomba kwezwa bakaba inzabya zera, kuko ari ubwoko Uwiteka yitoranyirije. Iki gitabo gifite imihango myinshi cyane, kandi intego yabyo ni ukugira ngo ubwoko bw'Imana bube abera. Abalewi rero tubisanga mu Balewi igice cya 20 umurongo 26. Ni ukwisomera, ntabwo nabisoma byose. Imana ishaka ko ubwoko bwayo bwezwa ndetse bukaba n'umucyo w'isi. Iki gitabo rero kikaba icyo cyihariye, icyo tubona muri iki gitabo gikomeye nuko kivuga ibyerekeye kubaho ubuzima bwejejwe, kuko bivugwa ibihe byinshi cyane. Ubuzima bwejejwe bivugwa inshuro 152 kuruta mu bindi bitabo dusanga muri Bibiliya. Igitabo kindi ni igitabo cyo kubara. Iki gitabo cyo kubara ni igitabo
kivuga amateka y'uburyo Isiraheli yiteguye kwinjira mu gihugu cy'isezerano, uko bakoze icyaha, nuko bahawe n'uburyo, nuko bahanwe n'uburyo biteguye kongera kugerageza kubaho uko Imana ibishaka. Mbese urebye Mose yise iki gitabo imibare kubera ko Mose yabaze ubwoko bw'Imana mu ntangiriro no mu kurangiza kw'iki gitabo, kubera ko hari abantu benshi bapfuye hagati aho ngaho. Iki gitabo rero kiratubwira uburyo ubwoko bw'Imana butahise bugera aho bugana, ahubwo bwazungurutse hafi y'ubutayu, bwazungurutse kuri impande y'aho ngaho imyaka 40 mbere yo kwinjira mu gihugu cyabo cy'isezerano. Icyo gihe banyuze mu bibazo byinshi kubera ko icyo gihe bari gusuzugura Imana. Ikindi gitabo gikurikiyeho ni Gutegeka kwa kabiri. Intego y'iki gitabo rero ni kwibutsa abantu ibyo Imana ifite no kubashishikariza kongera kwiyegurira Imana ubuzima bwabo bwose. Mbere yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano, Mose yavuze ijambo rirerire cyane, nuko yabwiye ubwoko bw'Imana ko bagiye kwinjira mu gihugu cy'isezerano binyuze mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Yongera kubibutsa ko bagomba gukomeza kubaha isezerano bagiranye n'Imana. Nk'igisekuru cya kabiri rero, Abisirayeli bari bakeneye kwibuka amategeko kuko Imana yabasezeranije imigisha nibayakomeza abizerwa ku masezerano yabo, ubundi bazahura n'imibi. Abatazakomeza amasezerano nyine, abazayakomeza bahura n'ibintu byiza, abatazakomeza amasezerano bazahura n'ibintu bikomeye nibatayumvira. Nuko Mose yabahaye ayo masezerano, ariko ku bw'amahirwe make apfa mbere yo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Hano rero hari ibitabo bitanu bya mbere. Ibi bitabo bitanu bya mbere byanditswe na Mose. Ibi tumaze gusoma byanditswe na Mose, bikaba byitwa Torah cyangwa Pentateuch, nabuze ijambo ryo mu Kinyarwanda bivugamo. Hanyuma tugiye gukomeza ibyo turi kureba, tugiye kureba ibitabo by'amateka. Ibitabo by'amateka bivuga uko hari ibyagenze neza n'ibitaragenze neza. Aha ngaha rero turabigabanyamo ibice bitatu. Igice cya mbere, ibyabaye mbere y'ingoma ya Dawidi, turabisanga hano mu gitabo cya Yosuwa, mu gitabo cy'ubucamanza n'igitabo cya Rusi. Turebe igitabo cya Yosuwa. Intego y'iki gitabo ni ugutanga amategeko ukuntu Abisirayeli baje kwigarurira igihugu ukuntu Abisirayeli baje kwigarurira igihugu cyose cyasezeranijwe. Nuko Yosuwa niwe wanditse iki gitabo, usibye ko igice cyacyo cya nyuma gishobora kuba cyaranditswe n'umupadiri mukuru witwa Finehasi. Yosuwa rero yari ikiganza cy'iburyo cya Mose, akaba ari we wakomeje kuyobora ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano nyuma y'urupfu rwa Mose. Barahigaruriye maze barahatura. Ikintu cyihariye muri iki gitabo rero ni uko mu bantu benshi, mu bantu barenga miliyoni bagiye mu gitabo cy'isezerano, Yosuwa na Kalebu nibo bonyine bashoboye kugerayo. Nibo bashoboye kugera mu Misiri maze binjira mu gihugu cy'isezerano. Iki gitabo gikurikiyeho rero ni igitabo cy'abacamanza. Intego y'iki gitabo ni ukugaragaza ko hari urubanza rw'Imana ku byaha, kubabarira icyaha, nuko habaho kwiyunga. Umwanditsi w'iki gitabo ni Samweli, ashobora kuba ari Samweli. Hariho abantu batari bake batubahirije amategeko Imana yatanze. Ubwoko bw'Uwiteka
bwibagiwe Imana yabo n'isezerano ryayo. Nibyo dusanga muri iki gitabo. Ariko iyo babaga bababaye barayihamagaraga, barayigarukiraga ikongera ikabateza imbere. Ikintu cyihariye muri iki gitabo rero ni uko umwanditsi wacu yanditse ko iki gitabo cyanditse ibyerekeye intambara ya mbere ya Isiraheli. Igitabo gikurikiyeho ni igitabo cya Rusi. Intego y'iki gitabo ni kugaragaza ukuntu abantu batatu bakomeje gukomera ku Mana yabo nubwo ibintu bitari bimeze neza. Umwanditsi w'iki gitabo ntabwo azwi. Hari umuntu witwa Nawomi ufite umukazana we witwa Rusi. Ntiyari umusisirayelikazi, ariko yahisemo kwinjira mu mategeko y'isezerano maze akomeza gutsimbarara aguma kuri nyirabukwe. Uko byagenze rero, Rusi yahuye n'umugabo witwa Bowazi mu murima we igihe yari agiye gushaka ibyo kurya. Nuko Nawomi abwiye Nawomi ibyabaye. Nawomi yakomeje kumugira inama. Nuko rero Rusi aza kugeraho ashakana n'uriya mugabo Bowazi, maze babyarana abana, Obedi na Jese. Jese ariwe se wa Dawidi, sekuruza wa Yesu. Ibyo byatumye Rusi aba mu gisekuruza cy'umugabo witwa Dawidi. Ibi tuzabisoma mu gitabo cya Samweli. Rusi niwe nyirakuruza w'umwami Dawidi, akaba ari we Yesu akomokaho. Ibi byerekana ko Imana ikora binyuze mu bantu bafite inkomoko yoroheje, abantu badafite agaciro namba. Tugiye rero kureba igice cya kabiri kivuga ku ibyabaye ku ngoma ya Dawidi n'abamukomokaho. Ahangaha ibitabo turebamo ni Samweli wa mbere n'uwa kabiri, Abami ba mbere n'aba kabiri, n'amategeko cyangwa Kroniko ba mbere n'uwa kabiri. Banza ari amategeko ya mbere n'aya kabiri. Kiriya gitabo cya Kronika, ndebe igitabo cya Kroniko, n'Abami ba mbere n'aba kabiri. Reka rero tutangire. Abakomoka kuri Dawidi bagiye mu buhungiro, ariko ntibagumayo kuko baje kugaruka nyuma y'imyaka mike, nuko batangira kubaka aho baba. Reka rero dutangire turebe ku gitabo cya Samweli wa mbere. Iki gitabo intego yacyo ni uko cyanditse iby'ubuzima bwa Samweli, umucamanza wa nyuma wa Isiraheli, uko ingoma ya Sawuli yabayeho nuko izavaho, guhitamo no gutegura umwami wa mbere ukomeye wa Isiraheli ariwe Dawidi. Umwanditsi wacu ashobora kuba ari Samweli. Iki gitabo kivuga ku kuzamuka k'umwami Dawidi. Kivuga ku kuzamuka k'umwami Dawidi, ukuntu yaje kuba umwami. Yatangiye ari umuhungu w'umwungeri usanzwe, ariko amaze gutsinda igihangange Goliyati, abantu bose babona Dawidi nk'intwari kurenza umwami Sawuli ariko ibi bituma Sawuli amugirira ishari, kubera abantu baramukunze kuko yishe kiriya kigirwamana bagiraga, niwe babonaga ubarwanira Goliyati, ariko uwo mwana we akiri muto w'umushumba yaraje aramwica. Ibyo rero tubisanga muri Samweli wa mbere igice cya 18 umurongo wa 7. Turebe rero ikindi gitabo, Samweli wa kabiri. Iki gitabo gifite intego 5. Intego ya mbere, kwandika amateka y'ingoma ya Dawidi. Iya kabiri, kugaragaza ubuyobozi bwiza buyobowe n'Imana. Cya gatatu, guhishura ko umuntu umwe ashobora kugira icyiza yakora. Twabibonye bya Rusi. Icya kane,
kwerekana imico yihariye ishimisha Imana. Cya gatanu, kugaragaza Dawidi nk'umuyobozi mwiza w'ubwami budatunganye no kwiyumvisha ko Kristo ari we uzaba intangarugero y'ubwami bushya kandi butunganye. Ibyo tubisanga mu gice cya 7 cy'iki gitabo cya Samweli wa kabiri. Umwanditse iki gitabo ni Samweli wa kabiri. Wanditse igitabo cya Samweli wa kabiri hano ntago tumuzi. Iki gitabo kivuga iby'ubwami bwa Dawidi. Byose byatangiye neza rwose, ariko Dawidi yaje kubwirwa ko agiye kuzasimburwa n'umwe mu rubyaro rwe, kandi ko ubwami bwe bugiye gukwira isi yose. Impamvu Dawidi agiye gusimburwa nuko atari atunganye imbere y'Imana kubera icyaha yakoze. Ikintu gikomeye kiranga iki gitabo nuko cyitiriwe izina ry'umuhanuzi wasize amavuta Dawidi, kandi akaba ari we wamuyoboye mu kubaho ubuzima bwo kwiyegurira Imana. Igitabo cya Samweli rero cya mbere, igitabo cya Samweli wa mbere n'uwa kabiri bitubwira uko Dawidi yabaye umwami ukomeye. Yabaye umwami ukomeye cyane kandi wubaha Imana, kuko ni nawe wiyemeje kubaka urusengero abantu bose bubaha Imana bazajya basengeramo. Ariko Uwiteka yamubwiye ko umuhungu we ari we uzarwubaka. Dawidi ni umuntu ukomeye mu mateka y'Abayahudi. Ikindi gitabo tugiye kureba ni Abami ba mbere. Abami ba mbere, intego yacyo iravuga ko cyerekana ko hariho itandukanirizo ry'ubuzima bw'ababaho bakorera Imana n'ababaho bakorera Sekibi. Ibi tubisanga mu mateka y'abami ba Isiraheli na Yuda. Umwanditsi wacu nawe ntago tumuzi. Iki gitabo kivuga ku mwana wa Dawidi witwa Solomoni. Yakoze ibintu byinshi kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Urugero, Solomoni yubakiye Uwiteka urusengero runini cyane kandi rwiza. Yakoresheje ubwenge Imana yamuhaye mu gufasha abantu. Hanyuma Solomoni nawe ntabwo yari atunganye cyane, kuko yaje guhinduka, atunze abagore benshi cyane, akaba ari byo byatumye ubuyobozi bwe bwatangiye guhungabana kubera abo bagore n'imana zabo. Ibyanditswe byera bitubwira ko iki gitabo cyagiye kiboneka kenshi mu bayobozi. Tugiye ku kindi gitabo cyitwa Abami ba kabiri. Intego yacyo ni uko cyerekana ibihano biteganyije abantu bose banze guhindukirira Imana. Umuyobozi wabo banze guhindukirira Imana, umuyobozi wabo w'ukuri. Umwanditsi wacu nacyo ntago tumuzi. Igitabo cy'Abami ba kabiri kivuga ibyerekeye abami baje nyuma ya Salomo n'ukuntu ubwami bwaje gucikamo ibice bibiri. Nuko rero haje kubaho Isiraheli yo mu majyaruguru na Yuda yo mu majyepfo. Ubwami bwombi bwari bufite abami benshi babi bakurikiye imana z'ibinyoma. Ubwami bwombi bwaje kurimburwa n'andi mahanga. Muri kiriya gihe Imana yashyizeho umuhanuzi witwa Eliya. Aje kubwira abantu ngo bihane kandi basenge Imana yabaremye yonyine. Nubwo nta muntu n'umwe wamuteze amatwi,
nyuma abantu bose babonye ko Eliya yari umuntu mwiza w'ingenzi. Umwihariko w'iki gitabo rero cy'abami ba kabiri ndetse n'abami ba mbere nuko byabanje kuba igitabo kimwe mbere. Ibyo ku ngoma ya mbere. Ibitabo byo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri bivuga ku mategeko, bivuga ku mateka y'idini rya Isirayeli. Intego y'iki gitabo rero ni uguhuza ubwoko bw'Imana, gukurikirana umugabo witwa Dawidi. Umugabo witwa Dawidi no kwigisha ko gusenga intego y'iki gitabo ni uguhuza ubwoko bw'Imana, gukurikirana umurongo wa Dawidi no kwigisha ko gusenga nyabyo bigomba kuba ihuriro ry'ubuzima bwa buri munsi bwa buri muntu n'igihugu. Umwanditsi wacyo ni Eliya. Umwanditsi wacyo ni Ezira. Iki gitabo gikubiyemo ibintu byinshi byabaye muri Samweli wa mbere n'uwa kabiri. Nubwo ibyo bitabo bisa n'ibivuga ko iby'ubuzima bwihariye bwa Dawidi, nubwo ibyo bitabo bisa n'ibivuga ku by'ubuzima bwihariye bwa Dawidi, igitabo cy'ibyo ku ngoma ya mbere gisa nk'aho ari igitabo cy'amateka kivuga iby'umwami muri rusange. Reka rero turebe ku by'ingoma ya kabiri. Ibyo ku ngoma ya kabiri, iki gitabo intego yacyo ni uguhuza abanyagihugu ngo basenge Imana mu kuri. Ibyo bikagaragarira ukuri k'Uwiteka mu gucira abami urubanza. Abami b'intungane bo mu Buyuda n'ububyutse buri mu madini ku butegetsi bwabo byaragaragajwe n'ibyaha by'abami babi biragaragara. Umwanditsi w'iki gitabo ni Ezira. Iki gitabo kirasa n'ibyo ku ngoma ya mbere, usibye ko kivuga ku byerekeye kugwa k'ubwami bajya i Babiloni mu buhungiro. Ahangaha ibyanditswe ntabwo byibanda cyane ku byaha by'umwami, ahubwo byibanze ku byaha rusange by'umwami. Nubwo ibintu byose byasenyutse muri icyo gihe, ikintu cyagombye kuzirikanwa nuko habayeho ivugurura ryinshi. Nubwo urusengero rwakoreshwaga mu gukorera izindi mana, abantu ntibigeze bareka gusenga Imana. Abahanuzi benshi baracyagerageza kuvugurura ingoro y'Imana. Nubwo iki gitabo kitarangiye neza, byibuze cyatumye tumenya ibyo Ezira yashatse kutubwira. Icyo iki gitabo kivuga rero, igitabo cy'abami n'ingoma, kivuga iby'amateka, amateka ya mbere n'aya kabiri yatubwiye amateka ya Dawidi. Iki gitabo kitubwira cyane cyane amateka ya Dawidi. Ikibazo ni gute ubwo bwami bwakomeje kubaho. Nicyo kibazo abantu bose bakomeje kwibaza. Ntabwo byabaye byiza, kuko nyuma y'uko Dawidi apfuye, abamukurikiye nabo ntibakomeje gukora ibyo Imana ishaka. N'abantu baretse amategeko mu bihugu bitandukanye. Imana ntiyabyishimiye na gato, nuko bajyanwa mu buhungiro.
Iki gitabo cyihariyeho rero ni uko gikubiyemo inyandiko irambuye ivuga iyubakwa ry'urusengero. Reka rero turebe igice cya gatatu, ibyabaye bavuye mu buhungiro. Turabisanga mu bitabo, igitabo cya Ezra, Nehemiya n'icya Esiteri. Igitabo cya mbere ni icya Ezra. Intego y'iki gitabo rero ni ukugaragaza ubudahemuka bw'Imana n'uburyo yakomeje amasezerano yayo yo kugarura ubwoko bwayo mu gihugu cyabo cy'isezerano. Abanditse iki gitabo rero bashobora kuba ari Ezra na Nehemiya. Muri iki gitabo dusoma uburyo abantu bagarutse bava mu buhungiro, bongera kubaka urusengero, ariko ntabwo byari byiza nk'uko byari bisanzwe mbere hose, kandi ntabwo Uwiteka yari ahari nk'uko yamye ahari mbere hose. Icyo iki gitabo rero cyihariyeho ni uko Ezra na Nehemiya byari igitabo kimwe muri Bibiliya y'Abaheburayo, kuko byombi hamwe n'igitabo cya Esiteri bagize ibitabo by'amateka bya nyuma y'ubunyage, bya nyuma y'ubuhungiro. Naho ibitabo by'ubuhanuzi bya nyuma y'ubuhungiro ni Hagayi, Zekariya na Malaki. Hanyuma Hagayi na Zekariya bigomba kwigwa hamwe n'igitabo cya Ezra kuko byahanuwe mu gihe cy'ubwubatsi. Igitabo gikurikiyeho ni Nehemiya. Igitabo cya Nehemiya gifite intego ivuga ko ari cyo giheruka mu bitabo by'amategeko yo mu isezerano rya kera. Cyandika ibyerekeye amateka yo kugaruka kwa gatatu i Yerusalemu nyuma y'ubunyage. Umwanditsi wacyo ni Nehemiya. Yacyanditse avuga ukuntu abantu bubatse inkuta z'umujyi w'urusengero n'uburyo bavuguruwe mu kwizera kwabo. Ariko Nehemiya yaje kumenya ko abantu batakiri abera nk'uko bari bameze mbere. Igisekuru gishya nticyitaye gukomeza kubaho kwejejwe. Ibi bikaba byerekana ko abantu batashoboraga kurema ibyo bakora, kurema ibyo batakoze neza, akaba ariyo mpamvu ibyiringiro byari bikenewe kugira ngo ibintu byiza byifuzwaga byose bigaruke vuba. Umwihariko rero w'iki gitabo ni uko cyerekanwa isohozwa ry'ubuhanuzi bwa Zakariya na Daniyeli bujyana no kubaka inkuta ya Yerusalemu. Igitabo gikurikira ni igitabo cya Esiteri. Intego yacyo ni ukugaragaza gukomera kudasanzwe kw'Imana n'ubuntu bwayo. Yita ku bantu bayo bose. Umwanditsi wacyo ntabwo tumuzi. Iyi ni inkuru ishimishije rwose ivuga ku byerekeye umugambi wo kwica ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'abantu b'Imana bose. Ariko haje kubaho amahirwe menshi aturutse ku Mana, kuko yanyujije ku muntu witwa Esiteri waje kuba umwamikazi, akaba ari we washoboye gutabara ubwoko bwayo. Esiteri rero yari umugore w'intwari wakijije Abayahudi bose igitero cyari kigiye kubamaraho. Abayahudi baracyizihiza iyo nkuru kugeza na n'ubu, barya inyabutatu bibaza impamvu Imana yemera ko ibibi bibaho. Iki ni igitabo kidasanzwe kuko Esiteri ari kimwe mu bitabo bibiri byitiriwe abagore muri Bibiliya. Igitabo cya kabiri kikaba ari igitabo cya Rusi. Ntigisanzwe kubera ko bitavuga
Imana mu izina ryayo, ariko ukuboko kwayo kugaragarira mu mateka yose yabaye muri kiriya gihe. Reka rero turebe ibitabo bitanu by'umwivugo. Ibyo bitabo bitanu by'umwivugo bifite gusenga cyane n'ubwenge mu nyandiko zirimo. Harimo n'abanyabwenge bashakisha ibibazo n'ibintu bitandukanye byo muri iyi si. Ibyo bitabo ni Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'Indirimbo. Reka rero turebe igitabo cya mbere, ni igitabo cya Yobu. Intego y'iki gitabo ni ukugaragaza gukomera kudasanzwe kw'Imana n'ibisobanuro byo kwizera nyabwo. Igitabo kibaza ku mpamvu abakiranutsi bahura n'ibigeragezo bikomeye. Umwanditsi ntabwo azwi. Muri iki gitabo rero dufite umuntu w'umukiranutsi ufite ibintu bibi byinshi byamubayeho. Igitabo kirangirana ibibazo bivuga ngo ni kuki Imana yemera ibintu bibi bikaba ku bantu beza? Iki gitabo gitanga igisubizo cy'igice ngo niba twakiriye ibintu byiza biva ku Mana, noneho dukunda Imana gusa ku bintu byiza iduha. Ikindi, Imana yemerera ibintu bibi kubaho mu buzima bwacu, ariko niba dukomeje gukunda Imana no muri ibyo bihe bikomeye mu buzima bwacu, noneho Imana nayo iziyerekana kandi bizavamo gucungurwa kwacu. Ubwo rero ibintu bidasanzwe muri iki gitabo nuko ari igitabo cya mbere mu bitabo by'umwivugo muri Bibiliya y'Igiheburayo. Hari n'abemeza ko iki gitabo ari cyo gitabo cya mbere cyanditswe muri Bibiliya, kandi kikaba kiduha ubushishozi ku bikorwa bya Satani. Tujye kureba igitabo cya Zaburi. Igitabo cya Zaburi ni igitabo, intego y'iki gitabo ni uko gitanga imivugo yo kugaragaza amashimwe no kwaturira Imana. Gifite abanditsi batandukanye. Dawidi yanditse Zaburi 73, Asafu 13, abahungu ba Kora 9, Salomo amazaburi 2, Etani na Mose, buri umwe wese yandika zaburi imwe. Hanyuma Zaburi 51 zisigaye ntabwo tuzi abazanditse. Iki gitabo rero, bacyita igitabo cyo kuramya, kigizwe n'indirimbo ndetse n'imivugo 150 itandukanye Abayahudi bakundaga gukoresha basenga Imana yabo. Igitabo cya Zaburi kirimo indirimbo za Bibiliya. Reka rero turebe igitabo cy'Imigani. Intego y'iki gitabo ni ukwigisha abantu uburyo bwo kumenya ubwenge, kugira imyifatire myiza, kugira ubuzima bushishoza. Idufasha kumenya uburyo bwo gukora igikwiye kandi gikomeye. Ibyo tubibona mu Migani igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3. Muri make, ni byiza gukoresha ubwenge bw'Imana mu buzima bwa buri munsi no gutanga inyigisho z'umuco. Iki gitabo rero kirafasha. Gifite abanditsi batatu. Salomo yanditse ibice byinshi bibanza, hanyuma Agar na Lemuel bandika ibindi bice, bimwe mu bice bya nyuma. Igitabo cy'Imigani ni icyegeranyo kivuga iby'ubwenge.
ibyo ibyo ni ibintu abayahudi bigisha abakiri bato, bababwira ko ari bwo buryo bwiza bwabafasha gufata ibyemezo byiza mu buzima. Umwihariko wihariye w'iki gitabo ni uko gikoresha uburyo butandukanye bwo kwandika ibisubizo, imigani migufi n'ibindi. Umubwiriza rero nicyo gitabo gikurikiyeho. Intego y'igitabo cy'umubwiriza ni ukurinda ibisekuruza bizaza umubabaro wo kwiga iby'ubuzima biturutse ku bihe bikomeye bahuye nabyo mbere, no kubabwira ko ubuzima ntacyo buvuze usibye ko Imana ari nziza. Umwanditsi w'iki gitabo cy'umubwiriza ni Salomo. Iki gitabo kivuga ku byerekeye icyo ubuzima ari cyo mu by'ukuri. Umubwiriza aribaza niba hari uburyo cyangwa ubwenge umuntu yakoresha kugira ngo ahangane n'ingorane z'ubuzima. Mu buzima, ikibazo umuntu wese ufite ibyo ashaka byose yibaza kandi yagombye kumenya nuko byose bidafite ishingiro. Ushobora kugira ibintu byose wifuza ariko ugasanga nk'uko Solomoni yabivuze byose bidafite ishingiro. Iki gitabo kirangira kibabaza cyane, ariko byibuze cyerekana ukuri kutari kwiza ku muntu wese wabayeho ubuzima butagira Imana. Reka rero turebe ku gitabo cy'indirimbo. Intego y'igitabo cy'indirimbo ivuga ku rukundo hagati y'umwami Salomo n'umugeni we. Kivuga ibyerekeye kwezwa mu buzima bw'abashakanye no gushushanya urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo. Umwanditsi w'iki gitabo ni Solomoni. Iki gitabo kigizwe n'indirimbo za Salomo. Kivuga ibisigo by'urukundo n'ukuntu urukundo ari rwiza mu bakundana. Reka rero turebe ibitabo by'ubuhanuzi. Ibitabo by'ubuhanuzi ni ubutumwa Imana iha ubwoko bwayo ahantu hatandukanye mu mateka ikoresheje intumwa z'abantu. Imana iha ubutumwa umuhanuzi akabugeza ku bantu bugenewe. Ahangaha rero Bibiliya ifite abahanuzi 17 bagabanije. Ifite ibitabo by'ubuhanuzi 17 bugabanijwemo ibice bibiri. Hari ibitabo 5 by'ubuhanuzi bukuru, akaba n'ibitabo 12 by'ubuhanuzi batoya, ibitabo 5 by'abahanuzi bakuru n'ibitabo 12 by'abahanuzi batoya. Reka rero turebe ku bitabo 5 by'abahanuzi bakuru. Uwa mbere ni Yesaya. Intego y'igitabo cya Yesaya ni guhamagarira ishyanga rya Yuda gusubira ku Mana, hanyuma bakavuga agakiza k'Imana binyuze muri Mesiya. Umwanditsi ni Yesaya. Iki gitabo kivuga ku rubanza rw'Imana ihumure ritegereje ubwoko bwa Isiraheli. Iki gitabo ni nka Bibiliya ntoya igabanijemo ibice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'igice cya mbere nyine cy'igitabo cya Yesaya kugera ku gice cya 39, hanyuma igice cya kabiri kigizwe no kuva ku gice cya 40 kugera ku gice cya 66, kuko na Bibiliya nayo igabanijwemo ibice bibiri. Harimo isezerano rya kera gifite ibitabo 39 kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 39, ku gitabo cya 39. Hanyuma isezerano rya vuba cyangwa isezerano rishya nacyo gifite ibitabo kuva ku bitabo 40 kugera ku bitabo 66.
hanyuma ibitabo 39 bya mbere bivuga urubanza, naho ibitabo 27 bindi bivuga ibyiringiro. Isezerano rya kera rero rifitanye isano n'amategeko, ndetse n'isezerano rishya rikaba rifitanye isano n'ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi ntibibaza ko imitwe n'imirongo byongeweho nyuma, ariko iby'iki gitabo cyihariyeho, igitabo cya Yesaya, nuko gikubiyemo ibyivugo n'ibisigo, gikubiyemo ubuhanuzi bwinshi kuri Yesu. Igitabo cya Yesaya kivuga ku buhanuzi bw'ibyabaye vuba ndetse n'ibyabaye kera mu gihe kimwe. Ikindi gitabo cya kabiri tugiye kureba ni igitabo cya Yeremiya. Intego y'iki gitabo ni uguhamagarira ubwoko bw'Imana kuva mu byaha byabo bakagarukira Imana yabo. Umwanditsi wacu ni Yeremiya. Yahanuye gusenya amadini yose y'ibinyoma. Yavugaga ko Imana igiye kubatsemba. Mu by'ukuri nuko byabaye ku idini rya Isirayeli mu gihe Imana yasenyaga insengero zabo, ubundi ikabohereza mu buhungiro i Babiloni. Yeremiya yarababaye cyane, yababaye rwose, nuko Yeruzalemu yasenutse. Nyuma y'ibi yanditse iki gitabo cyitwa Amaganya. Ibyo iki gitabo cyihariyeho nuko ari cyo gitabo kirekire mu isezerano rya kera, gihuza amateka, ibisigo na biyografiya. Yeremiya yakunze gukoresha ibimenyetso kugira ngo atangaze ubutumwa bwe. Igitabo gikurikiyeho rero ni igitabo cya Yeremiya cyitwa igitabo cy'Amaganya. Itegeko ry'iki gitabo ni ukubwira abantu ko kutumvira Imana ari ukwikururira ibibazo. Cyerekana ko Imana ibabara iyo ubwoko bwayo bubabaye. Umwanditsi w'iki gitabo ni Yeremiya. Iki gitabo ni igitabo cy'imivugo ibabaje kubera kugwa kwa Yeruzalemu. Yeremiya yiyumvishije ko abantu bari babikwiye. Igitabo cy'Amaganya gifitanye isano cyane n'ubuhungiro dusoma mu bitabo by'amateka. Ibyo bitabo by'amateka ni igitabo cya Yosuwa, Abacamanza, Rusi, Samuel wa mbere n'uwa kabiri, Abami ba mbere n'aba kabiri, Ezira, Nehemiya ndetse na Esiteri. Iby'iki gitabo cyihariyeho rero nuko hari amahame atatu y'ibitekerezo by'Abaheburayo dusanga mu gitabo cy'Amaganya: ubuhanuzi, imihango n'iby'ubwenge. Iki gitabo cyanditswe mu mijyana y'indirimbo za kera zo gushyingura Abayahudi. Imirimo, ibisigo 5 bihuye n'ibice 5 bigize iki gitabo cy'Amaganya. Igitabo rero dukurikiyeho ni igitabo cya Ezekiyeli. Intego y'igitabo cya Ezekiyeli ni ukuvuga urubanza rw'Imana kuri Isirayeli n'andi mahanga, kandi bikaba bihanura agakiza ka nyuma k'ubwoko bw'Imana. Umwanditsi w'iki gitabo ni Ezekiyeli. Yanditse avuga uburyo idini rya Isirayeli ryaguye kubera kutumvira Imana yabo. Ezekiyeli rero yaje guhanura ibyiringiro bivuga ko amagufa y'idini rya Isirayeli azongera kubaho, maze Imana igakora isezerano rishya aho amategeko yanditse
ku mitima y'abantu. Ahanini Ezekiyeli yari arimo guhanura ko isezerano rishya rigiye kubaho. We ubwe yari imbohe. Igitabo cye kivuga ku byerekeye ubutumwa bw'Abisiraheli muri kiriya gihe. Ikindi gitabo tugiye kureba ni igitabo cya Daniyeli. Intego y'iki gitabo ni ugutanga amategeko, gutanga amateka y'Abayahudi b'inyangamugayo babayeho mu buhungiro no kwerekana uburyo Imana iyobora ijuru n'isi, ikaba iyobora imbaraga za kamere, iherezo ry'amahanga, ikaba yita no ku bwoko bwayo. Umwanditsi Daniyeli akaba yarakoze ibintu bimwe n'ibya Ezekiyeli, usibye ko Daniyeli we abikora mu buryo bw'ubwami. Daniyeli yahanuye ko Imana igiye gukora ubwami bw'iteka bugiye kurenza ubwami bwose bwo ku isi. Daniyeli yari afite ubwenge bwinshi bumufasha mu mikorere ye n'abantu ba kera b'Abayahudi. Yashoboraga kumenya iby'Imana ishobora gukora ku bwami bw'isi, ibyahise, ibya none n'iby'ejo hazaza. Iby'iki gitabo cyihariyeho rero ni uko kivuga ibyerekeye apocalyptic rya Daniyeli kuva mu gice cya 7. Ibi bivugwa mu gice cya 7 kugera mu gice cya 12. Ntabwo nzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda apocalyptic. Rikaba ryerekana mu ncamake iby'umugambi w'Imana. Kuva kera hakaba harimo no guhanura ibyerekeye Mesiya. Ubwo rero turangije iki gice, reka tujye ku gice turebe abahanuzi 12 batoya. Habayeho ibibazo byinshi n'ibiganiro by'ukuntu Imana igiye guhangana n'Abisiraheli ndetse n'ibihugu bitari iby'Abaheburayi. Hari ikibazo cy'ukuntu Uwiteka azagarura isi mu murongo, mu butabera no mu murongo mwiza. Ibyo bintu byaganiriweho mu buryo butandukanye. Reka turebe ukuntu babivuga muri aba bahanuzi batoya. Igitabo cya Hoseya. Intego y'iki gitabo ni ukugaragaza urukundo rw'Imana ku bantu b'abanyabyaha. Umwanditsi wacu ni Hoseya, bisobanura agakiza. Iki gitabo kivuga uburyo ubwoko bw'Imana buyibeshya bakaba bagereranywa n'umugore w'umuhemu. Ibyo iki gitabo cyihariyeho ni uko Hoseya akoresha amashusho menshi yo mu buzima bwa buri munsi. Turebe igitabo cya Yoweli. Intego y'igitabo cya Yoweli ni ukuburira Yuda urubanza rw'Imana rwegereje kubera ibyaha byabo no gukangurira abantu gusubira ku Mana. Umwanditsi w'igitabo cya Yoweli nyine ni Yoweli. Igitabo cye kigereranya umunsi w'urubanza rw'Imana n'inkubi y'inzige, kandi bikazaba mu mahanga yose. None rero ikigaragara ni uko nta mahanga azarokoka urubanza rw'Uwiteka.
Reka turebe mu gitabo cya Amosi. Intego ya Amosi ni ugusobanura urubanza rw'Imana kuri Israel, ubwami bw'amajyaruguru, kubera kwinezeza, gusenga ibigirwamana no gukandamiza abakene. Umwanditsi wacu ni Amosi. Yanditse iki gitabo avuga iby'urubanza Imana yaciriye amahanga, ariko by'umwihariko yavuze ku byo bakandamiza abakene. Yavuze ku buryo bakandamiza abakene. Iby'iki gitabo cyihariyeho rero ni uko Amosi akoresha imvugo itangaje yakuye mu buzima bwe bwo kuragira no guhinga. Ibi tubisanga muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 8 no mu gice cya 8 umurongo wa 11 n'uwa 2. Hanyuma Obadiya, igitabo cya Obadiya. Iki gitabo intego yacyo ni ukugaragaza ko Imana icira imanza abagiriye nabi ubwoko bwayo. Wacyanditse ni Obadiya, avuga ku rubanza Imana yaciriye Edomu kubera ko bahanganye n'ibihugu bya Israel, bahanganye n'igihugu cya Israel. Ubwoko bw'Imana akaba ari abizera bose Uwiteka. Abo bose bazarindwa, abizera Imana yacu iteka bazarindwa urubanza rw'isi. Ni ukuvuga ko Israel batagomba kwishimira urubanza rwa Edomu. Iby'iki gitabo gifite cyihariyeho ni uko gikoresha imvugo y'ibisigo ikomeye yanditswe mu buryo bwo gucika intege. Kature igitabo cya Yona. Intego y'iki gitabo cya Yona ni ukugaragaza urugero rw'ubuntu bw'Imana, ubutumwa bw'agakiza bugenerwa abantu bose. Umwanditsi w'igitabo cya Yona ni Yona. Avuga ku nkuru abantu benshi bita ngo ni iy'ifishi nini, ariko nanone bijyanye n'ubuntu bw'Imana muri rusange. Imana yita ku bantu bose ndetse n'abatizera. Bivuze ko Imana ikomeje kwita ku bantu bayumvira n'abatayumvira, aribo bapagani. Yona yari umwe mu bantu b'Imana batayumviraga nk'uko bigaragara mu nkuru. Hari n'abapagani benshi batari ubwoko bw'Imana ariko bumviraga amategeko y'Imana. Biragaragara. Biragoye rero kujya twibwira ko abizera ari beza hanyuma tukibwira ko abatizera cyangwa abapagani ari babi. Iby'iki gitabo cyihariyeho ni uko gitandukanye n'ibindi bitabo byose by'ubuhanuzi, kubera ko kivuga ku mateka y'umuhanuzi, kandi ntabwo bishingiye ku buhanuzi bwe. Mu by'ukuri hari umurongo umwe gusa uvuga muri make by'ubutumwa bwa Yona ku baturage ba Ninive. Uwo murongo ni Yona 3, Yona igice cya 3 umurongo wa 4. Ibya Yona n'amateka, ayo mateka agafatwa nk'ishusho ry'urupfu n'izuka rya Yesu dusanga mu gitabo cya Matayo igice cya 12 umurongo wa 38 kugera ku murongo wa 42. Reka turebe igitabo cya Mika. Intego y'igitabo cye ni ukuburira ubwoko bw'Imana ko urubanza ruje kandi ko atanga imbabazi ku bantu bose bihanye. Umwanditsi ni Mika avuga ku byerekeye kurimbuka kwa Israeli kubera gufata ruswa, ariko iri
ntabwo ryari iherezo y'iyi nkuru kubera ko Imana yari igiye kuzamura umutegetsi mushya, akaba agiye kuvukira i Betelehemu kandi akazaba umutegetsi w'amahanga yose. Iby'iki gitabo rero cyihariyeho ni uko ari urugero rwiza rw'umuvugo wa kera w'Abaheburayi. Reka turebe igitabo cya Nahumu. Intego yacyo ni ugutangaza urubanza rw'Imana kuri Ninive kubera gukandamiza abantu, ubugome, gusenga ibigirwamana. Umwanditsi w'iki gitabo ni Nahumu, yerekana ko Imana ishaka gukoresha umuntu uwo ari we wese. Igitabo kirangirana no kurimbuka kwa Ninive. Turebe igitabo cya Habakuki. Habakuki intego ye ni ukugaragaza ko Imana ikomeje kuyobora isi kandi ko bigaragara ko yatsinze Satani. Umwanditsi ni Habakuki yabyanditse asaba Imana kurimbura ibibi byose. Ikibazo cye ni iki ngiki: kuki Imana itarimbura Sekibi? Igisubizo: Imana izabikora, dukomeze kwihangana. Igihe cy'Imana ntabwo ari igihe cy'umuntu. Igitabo gikurikiye ni Zefaniya. Intego y'igitabo cya Zefaniya ni guhungabanya umutekano w'abaturage ba Yuda kubera kutanyurwa kwabo no kubasaba gusubira ku Mana. Kubera kutanyurwa kwabo no kubasaba gusubira ku Mana. Umwanditsi w'iki gitabo ni Zefaniya. Muri Bibiliya yose igitabo cye gishobora kuba aricyo gifite ubuhanuzi bukomeye bw'urubanza, ariko tuzi Imana ikunda abantu bayo kandi ko mu by'ukuri yishimira muri bo. Ibyo tubisanga mu gitabo cya Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 17 kugera ku murongo wa 19. Turebe igitabo cya Hagayi. Intego y'igitabo cya Hagayi ni uguhamagarira abantu kurangiza kubaka urusengero. Umwanditsi w'iki gitabo cya Hagayi ni Hagayi. Yanditse ko Imana igiye guhindura urusengero rwiza umunsi umwe, ariko abantu bakibaza ukuntu agiye kubikora. Iby'iki gitabo cyihariyeho nuko Hagayi yari uwa mbere mu bahanuzi ba nyuma y'ubuhungiro. Abandi babiri bari Zekariya na Malaki. Turebe igitabo cya Zekariya. Intego y'iki gitabo cye ni uguha ibyiringiro ubwoko bw'Imana mu guhishura gutabarwa kwabo binyuze muri Mesiya. Umwanditsi ni Zekariya. Aratubwira aho bibera ukuri ati: Imana iraje kandi ije kubana n'ubwoko bwayo. Haleluya. Igitabo muri rusange cyigisha ugukomera kw'Imana mu mateka, mu bantu no mu mahanga ya kera, y'ubu n'ay'igihe kizaza. Igitabo muri rusange cyigisha ugukomera kw'Imana mu mateka, mu bantu no mu mahanga ya kera, y'ubu n'igihe kizaza. Imirongo imwe n'imwe ishimishije muri iki gitabo ivuga ko Uwiteka agiye kohereza Imana ngo ibane n'abantu be. Ibi tubisanga muri igitabo cya Zekariya igice cya 2 umurongo wa 14 kugera kuri 15. Iby'iki gitabo gihariyeho nuko Zefaniya avuga ko ku byahishuwe n'ibya Mesiya kurusha abandi bahanuzi batoya. Turebere igitabo cya Malaki. Iki gitabo gifite intego yacyo ni
ni uguhura, ni uguhanga amaso, ni uguhangana n'abantu bari mu byaha no kugarura umubano wabo n'Imana. Umwanditsi w'iki gitabo ni Malaki, avuga ko mbere y'uko Imana iza igiye kohereza intumwa yayo imbere. Twibuka umuhanuzi Eliya washakaga ko abantu bose bihana. Niwe ntumwa Imana igiye kohereza imbere yayo. Iby'iki gitabo cyihariyeho ni uko imitekerereze yacyo isanzwe yibanda ku bibazo byabajijwe n'Imana n'abantu bayo, dusanga mu gice cya 3 cya Malaki umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Imana ishimwe, turangije isezerano rya kera. Reka rero turebe icyo isezerano rishya ritubwira. Isezerano rishya ririmo ibitabo reka turebe muri buri gitabo cy'isezerano rishya habayeho icyuho cy'imyaka 400 hagati y'isezerano, ibyabaye mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, imyaka 400. Habaye igihe nyine cyo kuba batarumvaga Imana, imyaka 400. Nuko isezerano rishya rigizwe n'amatsinda abiri y'ingenzi: amavanjirane, ibitabo n'inzandiko n'amabaruwa 23. Ubwo n'amavanjirane n'ibitabo n'inzandiko n'amabaruwa 23. Ibitabo bitatu ibyakozwe n'intuba, donc muri ayo mabaruwa, inzandiko, amabaruwa n'ibitabo, muri 23 baravugamo ibitabo bitatu dusangamo ni ibyakozwe n'intumwa, abaheburayi n'ibyahishuwe. Tukaba dufitemo inzandiko 9 za Pawulo n'amabaruwa 11 abigishwa ba Yesu banditse. Donc ni amavanjirane, ibitabo bitatu aba ari byo ibyakozwe n'intumwa, abaheburayi ndetse n'ibyahishuwe, inzandiko 9 za Pawulo n'amabaruwa 11 y'inshuti za Yesu, arizo abapostles n'abandi babaga hafi ya Yesu. Reka rero turebe ivanjiri enye. Harimo ivanjiri ya Matayo, Mariko, Luka n'iya Yohani, zikubiyemo ibintu bimwe. Amavanjiri 3 ya mbere yitwa synoptique, nayo ko mbyita mu Kinyarwanda, kubera ko avuga iby'inkuru y'ubwami bwa Yesu. Zivuga ku by'urupfu rwe, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Ubutumwa bwiza bwa Yohani bwo bwibanda cyane mu kuvuga uwo Yesu ari we, n'ibyo akora nk'umwana w'Imana. Amavanjirane avuga ku rupfu rwa Yesu, ibyo bahurijeho bose: urupfu rwa Yesu, guhambwa kwe n'izuka rye. Bazi ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, bazi ko Yesu ari Kristo, umwana w'umuntu ndetse n'umwana w'Imana. Ni Imana nk'uko yakoraga, kuko yakoraga ibitangaza. Reka turebe ibika bitatu bikurikira bigizwe n'ibitabo ndetse n'amabaruwa y'intumwa za Yesu zamubaga hafi, zivuga ukuntu inkuru ye nziza yaje gukwira ku isi yose. Ibyo bika bitatu, igice cya mbere kigizwe n'ibitabo bitatu. Ibyo bitabo bitatu ni ibyakozwe n'intumwa, abaheburayi ndetse n'ibyahishuwe. Igika cya kabiri kigizwe n'inzandiko 9 zanditswe n'intumwa yitwa Pawulo. Amabaruwa ye yitwa Pauline cyangwa inzandiko. Hakaba harimo abaromani, abakorento ba mbere n'aba kabiri, abagalatiya, abaefeso, abafilipi, abakolosi ndetse n'abatesalonika ba mbere n'aba kabiri. Igice cya gatatu rero kikaba kigizwe n'amabaruwa 11 yanditswe n'abigishwa ba Kristo, akaba ariyo
Abatimotiyo ba mbere n'aba kabiri na Timoti. Ariko iyi baruwa ya Timotiyo na Tito ni inzandiko z'abapasitori, kuko zitanga amabwiriza kuri Timoteyo na Tito ku bijyana no kuba umushumba. Kuba umushumba n'ukuntu bagomba kwita ku itorero. Izindi zandiko rero ni Filemoni, Yakobo, Petero wa mbere n'uwa kabiri, Yohani wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, ndetse na Yuda. Izi nzandiko zandikiwe amatorero n'uturere twitiriwe amazina yatwo. Reka rero tugende tuvuga muri make dutangire kuri ziriya evanjiri enye. Igitabo cya Matayo. Intego y'igitabo cya Matayo ni ukugaragaza ko Yesu ari Mesiya, umukiza n'umwami w'iteka. Kiravuga ko Yesu ari umwami w'Abayahudi. Niwe wa Mesiya nyamukuru. Niwe muragwa w'ubwami bwa Dawidi, wateguye urusengero rw'Imana umwana we Salomo yubatse. Umwanditsi w'iki gitabo ni Matayo. Yanditse yibanze ku buryo Yesu asohoza ubuhanuzi bwo mu byanditswe mu Giheburayo. Ibi byerekana ko Yesu ari umwana ukiranutse, byerekana ko Yesu ari umwami ukiranutse kandi w'ukuri w'Abayahudi, umwami ukiranutse kandi w'Abayahudi, n'umwana w'Imana wahanuye mu isezerano rya kera, wahanuwe mu isezerano rya kera. Ibyo bivuga ko ari we witwa Mesiya cyangwa Kristo. Iyi baruwa ivuga ku buzima bwa Yesu, ihera ku ivuka rye binyuze muri Bikira Mariya, ikavuga ku mubatizo we na Yohani umubatiza, kugeza ku rupfu rwe n'izuka rye. Ikintu cyihariye muri iki gitabo ni uko Matayo avuga ko yavuze cyane ku byerekeye Mesiya, mwene Dawidi. Iri jambo turisanga henshi muri iki gitabo. Igitabo gikurikiyeho cy'ivanjiri nyuma ya Matayo ni Mariko. Intego ya Mariko ni ukugaragaza umuntu, akazi n'inyigisho za Yesu. Igitabo cyerekana Yesu nk'umukozi ubabaye, umukozi wa bose. Kivuga ko Yesu ari umwana w'Imana aje kubabazwa ku bw'abantu be. Igitabo cya Mariko kigizwe n'ubutumwa bwiza bugufi, umwanditsi wacyo ni John Mark, ni Yohani Mark. Iki gitabo rero iby'iki gitabo cyihariyeho ni uko ivanjiri ya Mariko ishobora kuba ariyo yanditswe mbere y'izindi zose. Iki gitabo cyerekana Yesu nka superhero, umuntu ukomeye ukora ibitangaza. Mariko yanditse ibitangaza byinshi kurusha andi mabaruwa, kurusha andi mavanjiri. Ubuzima, urupfu n'ukuzuka kwa Yesu, kurusha andi mavandimwe ryanditseho n'ibyerekeye n'ubuzima, urupfu n'ukuzuka kwa Yesu. Indi vanjiri dukurikijeho nyuma y'igitabo cya Mariko ni ivanjiri ya Luka. Intego yayo ni ukugaragaza inkuru y'ukuri k'ubuzima bwa Yesu Kristo. Yerekana Yesu Kristo nk'umuntu mwiza kandi akaba ari we mukiza w'isi. Umwanditsi ni Dr. Luka, wanditse ibitabo bibiri mu isezerano rishya, igitabo cya Luka n'ikibyakozwe n'intumwa. Igitabo cya Luka kirigisha cyane
kuko kivuga ibyo Yesu yakoze n'ibyo yavuze. Ubutumwa bwiza bwa Luka bwibanda ku kuntu Yesu ari umukiza w'amahanga yose, ntabwo ari uw'Abayahudi gusa. Buvuga byinshi ku bagore mu buzima bwa Yesu, kandi bajyaga bamufasha mu murimo wamuzanye kuri iyi si. Twavuga nka Mariya nyina wa Yesu na Mariya Magdalena, ibi tubisanga n'abandi. Ibi tubisanga mu gice cya 8 cy'iki gitabo cya Luka. Ibintu by'ingenzi byihariye muri iki gitabo cye nuko cyanditse inkuru yuzuye mu mavanjiri 4 dufite. Amagambo rusange akigize yerekana ko umwanditsi yize. Luka ashimangira umubano wa Yesu n'abantu. Yavuze cyane ku masengesho, ibitangaza n'abamarayika. Yanditse indirimbo zo guhimbaza zuzuye umwuka w'Imana, kandi yatanze n'umwanya w'ingenzi ku bagore. Igitabo rero dukurikiyeho cya nyuma cy'ivanjiri ni icya Yohana. Ubwo twavuze Matayo, Mariko, Luka, ariwe turangije. Ubu tugiye ku gitabo cya nyuma cy'ivanjiri, ni icya Yohana. Intego yacyo ni ukugaragaza byimazeyo ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi ko abamwemera bose bazabona ubugingo bw'iteka. Umwanditsi wacu ni Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana bwibanze cyane ku kwigisha ko Yesu ari Imana. Buvuga ku by'ubumana, kivuga ku by'ubumana butagatifu bwa Yesu. Urebye intumbero y'iyi vanjiri ya Yohana ni ukugira ngo uyisomye wese yemere Yesu ho umwami we n'umukiza. Iby'iki gitabo kibanzeho cyangwa cyihariyeho ni uko iyi nkuru nziza itanga ibitekerezo byihariye kuri Yesu. Ivanjiri ya Yohana ivuga ibya Yesu n'uwo ari we. Kubera ko igihe kinini Yohana yabaga ari kumwe na Yesu, ivanjiri ye yibanda cyane cyane ku biganiro byihariye yagiranaga nawe. Ibyo bikaba bivuga ko byamworoheraga gusobanura uwo Yesu ari we. Ivanjiri ya Yohana ntabwo ikubiyemo ibisekuruza cyangwa inyandiko iyo ariyo yose ivuga ivuka rya Yesu, ubwana bwa Yesu, ibishuko yahuye nabyo, ishyirwaho ry'abigishwa, ndetse n'umwe mu migani, ndetse nta n'umwe mu migani ya Yesu uri mu ivanjiri ya Yohana, cyangwa se kuzamuka kwe asubira mu ijuru, yewe ndetse n'inshingano nkuru y'umukristo nta byanditse muri iki gitabo cya Yohana. Reka rero dukomeze tujye ku gitabo cy'ibyahishuwe n'intumwa. Iki gitabo gifite intego y'iki gitabo ni ugutanga inkuru y'ukuri ku byerekeye ivuka no kugaruka kw'itorero ry'abakristo. Umwanditsi wacu ni Luka. Iki gitabo cya kabiri, iki ni igitabo cya kabiri mu byo Luka yanditse, kivuga amateka y'ibyabaye nyuma y'ubutumwa bwiza. Yesu akimara kuzamuka mu ijuru, abigishwa be bari i Yerusalemu, nuko umwuka wera ubamanukiraho maze ubaha imbaraga zo gutangira itorero, maze ubwo amatorero akwirakwira kuva Yerusalemu kugera hirya no hino. Intumwa yitwa Pawulo rero yari ifite umurego wo kubwira inkuru nziza amahanga yose. Urebye yabwirije bose, Abayahudi n'abanyamahanga. Nuko Uwiteka aramukoresha
yandika amabaruwa menshi cyane. Iby'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyihariyeho ni uko Luka yari arimo gukomeza ubutumwa bwiza bwa Luka, kubera ko ibyakozwe n'intumwa byarangiye ku buryo butunguranye. Reka rero turebe icyo bamwe mu bigishwa ba Yesu banditse. Bose bavuga inkuru y'ukuntu ubutumwa bwiza bwa Yesu bwaje gukwirakwira hirya no hino kuri iyi si. Reka turebe amabaruwa. Ayo mabaruwa agizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Amabaruwa 13 ya mbere yitwa inzandiko za Pawulo. Izo nzandiko ni Abaroma, Abakorinto ba mbere n'aba kabiri, Abagalatiya, Abaefeso, Abafilipi, Abakolosi, Abatesalonika ba mbere n'aba kabiri, Abatimoti ba mbere n'aba kabiri na Tito. Hanyuma hakabaho ndetse n'ibaruwa ya Filemoni. Aya mabaruwa yanditswe na Pawulo. Amabaruwa manini ya mbere yandikiwe amatorero mu turere tumwe na tumwe, kandi yitirirwa uduce babarizwagamo. Turabibona nk'ari amabaruwa y'Abakolosayi, amabaruwa y'Abafilipi, y'Abakorinto nayo ngayo. Noneho reka dutangire ku ibaruwa ya mbere nini, Abaroma. Intego yayo ni kumenyekanisha Pawulo ku Buroma, kumenyekanisha Pawulo ku Baroma no gutanga urugero rw'ubutumwa bwe mbere y'uko agera i Roma. Umwanditsi ni Pawulo, akaba asobanura icyo ivanjiri ari cyo nuko ikora mu gihe yayandikiye ku Banyaroma. Ibaruwa y'Abaroma ahanini usanga ari nk'incamake nini y'inyigisho y'idini rya Gikristo. Pawulo akoresha amategeko n'ubutumwa bwiza kugira ngo asobanure umugambi w'Imana wuzuye w'agakiza. Icyo iyi baruwa yihariyemo nuko Pawulo yanditse ibaruwa y'Abaroma imeze nk'amagambo ateguwe kandi yitonze yerekana kwizera kwe, ariko ntabwo afite imiterere nk'ibaruwa isanzwe. Ariko Pawulo yafashe umwanya wo kurangiza iyi baruwa aramutsa abantu b'i Roma. Indi baruwa ikurikiyeho ni ibaruwa y'Abakorinto ba mbere, ikaba ifite intego yo kumenya ibibazo biri mu matorero y'i Korinto, gutanga ibisubizo by'ibyo bibazo no kwigisha abizera uburyo bwo kubaho babereyeho Kristo muri iyi sosiyete yangiritse. Umwanditsi ni Pawulo. Pawulo arimo kubwira itorero ry'i Korinto kureka gukomeza kuba babi. Arongera ati, mw'abantu mwe murimo gucumura kuko musambana, murimo kongera umubare w'abapagani batizera mu migi yanyu. Pawulo yaje kuvuga uburyo bwo kugira imyitwarire myiza ya Gikristo. Yababwiye ukuntu babaho mu rukundo, bagakora mu rukundo, bagakora no mu rukundo. Yababwiye n'ukuntu bashobora kugira ubucuti nuko bategura neza ifunguro ry'Uwiteka ku meza matagatifu. Indi baruwa tugiye kureba ni Abakorinto ba kabiri. Intego yayo ni ukwemera umurimo wa Pawulo, kurengera umurimo wa Pawulo, kurengera ubutware bwe nk'intumwa y'Uwiteka no kwanga abigisha b'ibinyoma i Korinto. Umwanditsi w'iki gitabo ni Pawulo.
igihe yandikiraga abakorinto ba mbere n'aba kabiri yari arimo gukemura ibibazo bari bafite n'ibyo yari afitanye nabo. Hanyuma Pawulo yaje gushimira amatorero y'i Korinti kuba yararushijeho kuba meza amaze kubona ibaruwa ye ya mbere. Ariko rero bibazaga impamvu bakomeje gutotezwa kandi bararushijeho kuba beza. Pawulo yabijeje ko atari ukubera ko Imana yabarakariye. Icyo ni reka turebe icyo iyi baruwa yihariyeho, nuko ari ibaruwa y'umuntu ku giti cye yagiye ayandikira ku bakorinto. Indi baruwa ikurikiyeho ni baruwa y'abagalatiya. Intego y'iyi baruwa rero ni ukuvuguruza abayahudi bigishaga ko abanyamahanga bizera bagomba gukurikiza amategeko y'abayahudi kugira ngo bakizwe, no guhamagarira abakristo kwizera mu mudendezo basanga muri Kristo. Umwanditsi w'ibaruwa y'abagalatiya ni Paul. Yanditse ku byerekeranye n'uburyo ubutumwa bwiza bukora, ndetse yashatse no kwerekana ukuntu inkuru nziza ya Yesu ikoreshwa no kuba yashatse kwerekana n'ukuntu inkuru nziza ikoreshwa no ku bantu batari abayahudi n'abadafite amateka y'umubano w'Imana. Pawulo rero hano yabwiye amatorero y'abagalatiya kureka kuvuga ubutumwa bwiza, kuko bamwe muri bo babwiraga abantu ko bagomba kuba abayahudi kugira ngo babe abakristo. Ibi ngibi tubisanga mu ibaruwa y'abagalatiya igice cya 3:28. Reka rero turebe. Paul hano ari kuvuga ngo yababwiye ko twese turi ubwoko bw'Imana kandi tungana muri Kristo. Twese turi ubwoko bw'Imana kandi ko tungana muri Kristo. Ikintu cy'umwihariko cyo muri iyi baruwa nuko itandikiwe itorero, ntabwo ryandikiye itorero runaka ry'abizera, kuko birashoboka ko iyi baruwa yakwirakwijwe mu matorero menshi yatwirakwijwe mu matorero menshi yo muri Galatiya. Ikindi gikurikiyeho, ibaruwa ikurikiyeho ni ibaruwa y'Abaefeso. Iyi baruwa intego yayo ni ugukomeza abizera bo muri Efeso mu myizerere yabo ya gikristo, no kubasobanurira imiterere n'intego y'itorero, ariko n'imiterere y'intego y'itorero ari byo mubiri wa Kristo. Uwanditse iki gitabo ni Pawulo, akaba avuga ku byerekeye itorero n'uko rigomba kumera mu buryo Yesu yashimye. Pawulo rero hano yanditse ibaruwa ya Efeso ivuga uburyo umubano wa gikristo ugomba gukora. Ibi biravuga ku mubano hagati y'umugabo n'umugore, ababyeyi n'abana, abakozi n'abakoresha, umubano hagati y'inshuti natwe hamwe na Kristo. Byose bijyanye n'ubucuti dufitanye na Kristo Yesu. Iyindi baruwa ikurikiyeho rero ni ibaruwa y'Abafilipi. Intego y'ibaruwa ni ugushimira Abafilipi kubw'impano boherereje Pawulo no gushimangira abizera babo, babereka ko umunezero nyawo uturuka kuri Yesu Kristo wenyine umwami wacu. Umwanditsi wacyo ni Pawulo. Yayanditse igihe yari muri gereza kandi ivuga byinshi ku byerekeye kwishimira
no kubabara. Yanditse byinshi ku byerekeye kwishima no kubabara dusanga mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Ikindi gitabo ni igitabo cy'Abakolosayi. Iyi ntego y'iki gitabo ni ukurwanya amakosa mu itorero no kwerekana ko abizera bafite ibyo bakeneye byose muri Kristo. Umwanditsi w'iki gitabo ni Paul, arimo kubwira abantu bo muri Kolosi uburyo bwo kubaho bafite ibitekerezo bya Kristo. Icyo iki gitabo rero cyihariyeho nuko Kristo agaragara nk'ufite ubutware bwuzuye kandi buhagije. Abakolosayi bafite aho bahurira n'Abefeso. Birashoboka ko aya mabaruwa yaba yaranditswe mu gihe kimwe ariko afite ibitekerezo bitandukanye. Iyindi baruwa rero ikurikiyeho ni Abatesalonika ba mbere. Intego yayo ni ugukomeza abakristo b'Abatesalonike mu kwizera kwabo no kubaha ibyiringiro by'ukugaruka vuba kwa Yesu Kristo. Umwanditsi ni Paul avuga ku byerekeye ukuza kwa Yesu kwa kabiri. Buri gihe dukeneye kubyitegura kuko bishoboka kubaho umwanya uwo ari we wese. Binashobora no kubaho nonaha ubu ngubu turi gusoma iyi baruwa. Ibi ngibi rero tubisanga mu gitabo cy'Abatesalonika ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Ibintu by'ingenzi by'iyi baruwa icyo yihariyeho nuko Paulo yakiriye inkuru nziza ya Timoteyo yerekeye Abatesalonike. Urebye Paulo yanditse iyi baruwa kugira ngo akosore imyumvire yabo itari yo kubyerekeye kuzuka kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Yerekeye imyumvire yabo itari yo kubyerekeye kuzuka kwa Kristo no kugaruka kwa kabiri kwe. Reka rero tujye ku gitabo kindi, Abatesalonika ba kabiri. Intego yacyo ni ugukuraho urujijo ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Umwanditsi ni Paulo, we yavugaga ku byerekeye kugaruka kwa Yesu Kristo n'ukuntu bagomba kubaho mu buryo buteganya ko Yesu azaza. Urwandiko ruvuga kandi ko ukuza kwa kabiri kwa Kristo Yesu uwo munsi azaza aje guca urubanza. Umwanzi wa Kristo wese azajugunwa aho azarimbukira iteka ryose. Icyo iki gitabo cyihariyeho nuko Paulo yerekana ibintu bitandukanye bigomba kubanziriza ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Hanyuma Timoteyo wa kabiri rero nako Timoteyo wa mbere, intego yayo ni uguha Timoteyo amabwiriza y'ukuntu agomba kuyobora itorero, y'ukuntu agomba kuyobora y'ukuntu agomba kuyobora no kumutera umwete wo gukunda umuhamagaro we kuko yari akiri muto kandi yari umukozi w'Imana. Umwanditsi Paulo niwe yanditse ibaruwa, yanditse amabwiriza y'uburyo bwo kuyobora itorero. Mu byo yanditse harimo ukuntu itorero ryahitamo umushumba mwiza, nuko yanditse nuko imyitwarire myiza igomba kumera, n'ukuntu itorero ryashyira ahagaragara abarimu b'ibinyoma. Ikintu cyihariye rero kuri iyi baruwa nuko ishobora kuba ibaruwa y'umuntu bwite n'igitabo gifasha ubuyobozi bw'itorero n'abigisha. Reka rero turebe igitabo cya Timoteyo cya kabiri. Intego y'iki gitabo cya Timoteyo ya kabiri
ni uguha Timoteyo amabwiriza ya nyuma, ni uguha Timoteyo amabwiriza ya nyuma no kumutera umwete wo kunezererwa mu muhamagaro we, kuko yari umushumba w'itorero rya Efeso. Umwanditsi ni Pawulo yandikiye umuyobozi w'itorero ryitwa Timoteyo, amuha amabwiriza y'uburyo bwo kuyobora itorero mu buryo butondetse. By'umwihariko Pawulo yandikiye Timoteyo iyi baruwa agira ngo amubwire ko agomba kujya yibanda ku kubwiriza Bibiliya yera, kuko ibyanditswe byera byose ari ijambo ry'Imana, kandi ko byose ari ingirakamaro ku bayumva. Ibi ngibi tubisanga mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Iyi baruwa rero ikintu yihariyeho nuko kubera ko iyi ari iyo baruwa ya nyuma ya Pawulo, igaragaza umutima we n'ibyo ashyira imbere, inyigisho nziza yo kwizera gushikamye, kwihangana guhamye n'urukundo rurambye. Reka rero turebe ibaruwa ya Tito. Intego y'ibaruwa ya Tito ni iyo kugira inama Tito mu nshingano ze zo kugenzura amatorero yo ku kirwa cya Krete. Umwanditsi w'ibaruwa ni Pawulo. Uru rwandiko rujyanye no kwemera ko abantu bose mu itorero bahabwa inyigisho nziza. Abagabo bakwiye kujya bajya bigira ku basaza cyangwa abagabo babakuriye uburyo bwo kuba abagabo beza. Abagore nabo bagomba kujya bigira ku bagore bakuze uburyo bwo kuba abagore beza. Abakristo bose bakeneye kwiga ku byerekeye itorero, ubundi rikajya ribafasha kumenya uburyo bwo kubaho bifata neza nk'intumwa za Yesu. Icyo iki gitabo rero cyihariyeho, iyi baruwa yihariyeho birasa cyane n'ibyanditswe muri Timoteyo wa mbere, kuko itanga amabwiriza yahawe abayobozi b'amatorero. Reka rero turebe ibaruwa ya Filemoni. Intego y'ibaruwa ya Filemoni ni ukugira ngo kwemeza Filemoni ngo ababarire umucyakara we Onesimus wahunze. Filemoni agomba kwemera umugaragu we akagaruka, akaba atari nk'umukozi, ahubwo ari nk'umuvandimwe we mu kwemera, kandi akamubabarira imyenda ye yose yari afite. Umwanditsi w'iki gitabo ni Pawulo. Arimo avuga uburyo umuyobozi w'umukristo agomba kugenza umucyakara we wahunze, ushobora kuba ari n'umukristo. Filemoni rero ni ibaruwa ngufi ishimishije ivuga ku byerekeye imbabazi za gikristo. Ikintu cyihariye kuri iyi baruwa ni uko ishobora kuba ibaruwa umuntu yandikiye inshuti. Igitabo cy'Abaheburayi rero, iki gitabo ni iki kintu cy'intego kuri iki gitabo ni ukugaragaza ubukuru bwa Yesu. Umufite wese ntacyo azabura, kuko arahagije. Yesu ahagije umuntu mu buzima bwe. Iyo umuntu amwakiye aba ahagije. Iki gitabo rero ntabwo tuzi uwacyanditse. Ni igitabo gishimishije kuva ku miterere yacyo, kuva ku miterere ya Kristo, ko ari we mutambyi mukuru w'abakristo. Igitabo cy'Igiheburayo kivuga ku mubabaro dushobora
kugira, kivuga ku mubabaro dushobora kugirana binyuze muri Yesu, akaba urutare, akaba aruta cyane umubano. Nsubiremo, iki igitabo cy'Igiheburayo kivuga ku mubano dushobora kugirana binyuze muri Kristo, ukaba uruta cyane umubano watanzwe binyuzwe mu mategeko. Twasomye mu bitabo bya mbere 5 bya Bibiliya twise Tora. Iki gitabo gihuza isezerano rya kera n'isezerano rishyashya, kuko kitwibutsa imihango dusoma mu gitabo cyo Kuva. Reka rero turebe ibaruwa ya Yakobo. Intego y'iyi baruwa ni ugushyira ahagaragara ibikorwa by'uburyarya byo kwigisha imyifatire myiza y'Abakristo. Umuntu wanditse iki gitabo ni Yakobo. Avuga uburyo kwizera kwa Gikristo kugendera mu bikorwa, kandi akavuga n'ukuntu idini ryiza rigomba kuba risa. Ibi ngibi ukuntu idini ryiza rigomba kuba risa tubisanga muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14 kugera kuri 26. Ati hano Yakobo ati niba uvuga ko ufite idini, niba uvuga ko ufite ukwizera ariko ukaba utagushyira mu bikorwa, uko kwizera kwawe kuba kwapfuye. Reka rero turebe igitabo cya Petero wa mbere. Intego yacyo ni ukugaburira intama, ubigisha uko bahangana n'ibitero bituruka hanze. N'ibitero bituruka hanze y'iterero. Ibi ngibi tubisanga muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12. Ukaba wigisha Abakristo ukuntu bagomba no gutera inkunga Abakristo bababaye. Akaba ariyo ntego y'ibaruwa. Umwanditsi wayo ni Petero. Avuga uburyo umukristo agomba gukora muri sosiyete ye. Niba uri umukristo ugomba gusobanura impamvu uri umukristo, impamvu wiyemeje kuba umukristo no gukurikira Yesu, kuko ukurikiye Yesu wese agomba guhora yitwara neza muri sosiyete ye. Noneho yagira ibibazo agize bikaba ari ibyo kuvuga ko bamujije ko ari umukristo gusa. Ntabwo rero yagombye kugira ibibazo kubera kwitwara nabi. Muri rusange Abakristo beza bakeneye kubaho ubuzima bwiza kugira ngo bashimishe abatizera, kandi bagomba no kububaha, maze umwami waduhamagaye akabinezererwa, Yesu Kristo. Icyo dusanga cyihariye muri iyi baruwa nuko Petero nako yakoresheje amashusho menshi yari yihariye kuri we, kubera ko Yesu yari yarakoresheje igihe. Petero akoresha amashusho menshi yari yihariye kuri we, kubera ko Yesu yari yarakoresheje ayo mashusho. Yesu yari yarayakoresheje igihe yari amaze guhishurira Petero ukuri. N'amashusho Yesu yajya akoresha ari guhishurira Petero ukuri, none ni nayo Petero yakoresheje muri iriya baruwa. Hanyuma ibaruwa ya 2 ya Petero, intego yayo ni ukuburira Abakristo ko hari abigisha b'ibinyoma no kubashishikariza gukura mu kwizera kwabo no mu bumenyi bwa Kristo.
umwanditsi ni Petero, avuga ku mibabaro abakristu bahura nayo muri iyi sosiyete, muri iyi si, n'ubwiza bw'Imana buzaza Yesu nagaruka. Hano rero Petero yanditse iyi baruwa agira ngo yibutse abantu kubaha Yesu no kwibuka inyigisho ze z'ukuri. Ubwo rero tugiye mu gitabo, reka turebe icyo iyi baruwa yihariyeho. Iyi baruwa ya Petero wa kabiri ni igitabo cya nyuma cyemewe mu rutonde rw'ibyanditswe bw'isezerano rishya, kandi hari isano hagati y'ibaruwa ya Petero wa kabiri, ubwo biri mu gice cya kabiri cya Petero wa kabiri nyine, n'ibaruwa ya Yuda, biri mu gice cya 4 umurongo wa 18 muri Yuda. Hari isano muri ibi bitabo bibiri. Reka rero turebe ibitabo byayo, amabaruwa ya Yohani 3. Yohani wa mbere, intego y'iyi baruwa ya Yohani wa mbere ni uguhumuriza abakristu mu kwizera kwabo no kurwanya inyigisho z'ibinyoma. Umwanditsi ni Yohani. Uru rwandiko rwose ruvuga impamvu urukundo ari ingenzi, kuko Imana ni urukundo. Ikintu cy'ingenzi muri iyi baruwa, ikintu iyi baruwa yihariyeho nuko Yohana ari intumwa y'urukundo. Urukundo ruvugwa kenshi muri iyi baruwa. Hariho byinshi bisa hagati y'uru rwandiko n'ivanjiri ya Yohani. Ubwo rero umuntu azisomye byombi yabibona. Iyi baruwa ya Yohani ya kabiri rero, reka turebe intego yayo, ni ugushimangira ishingiro ryo gukurikira Kristo, ukuri, urukundo no kuburira abigisha ibinyoma. Umwanditsi ni Yohani. Iyi niyo baruwa ngufi mu isezerano rishya. Yohani wa kabiri yandikiwe gushyigikira abarimu, yandikiwe gushyigikira abarimu no kubashishikariza gushishoza mu gihe babaga bafashe urugendo bagiye kubwiriza. Ibyo byakorwaga kugira ngo hatagira umuntu ushobora kubavangira. Aba agomba gukwirakwiza ukuri, akirinda abamujyana mu buyobe. Yohana hano rero yanditse aburira abantu kwitondera ibinyoma by'abiyita Kristo, kuko baraje baranahari. Yanditse avuga ko hari abantu bamwe na bamwe bavuga ko bizera Kristo ariko ntibemere ko Kristo yaje mu mubiri. None umukristo wese agomba kuba maso akamenya ibyabo bantu. Ibaruwa ya Yohana ya gatatu rero, intego yayo ni uko Yohana ashimira Gaius kuba yarakiriye abashyitsi, kuba yarashyigikiye abarimu no kubatera inkunga mu buzima bwabo bwa gikristo. Umwanditsi ni Yohani. Ibaruwa ye ituburira kutigana abakora ibibi, kuko abantu nk'abo ntibazi Imana nzima. Yohani yanditse ku byerekeye urukundo umukristo wese yagombye gukunda umuntu, n'ukuntu bagomba kumvira no kubaha Yesu Kristo. Reka rero turebe iyi baruwa ya nyuma, ariyo baruwa ya Yuda. Intego yayo ni ukwibutsa itorero ko tugomba guhora turi maso, tugakomeza kugira umwete wo kwizera kugira ngo dushobore kurwanya ubuyobe buri hanze ahangaha. Umwanditsi w'iyi baruwa ni Yuda. Avuga ku byerekeye guharanira kwizera. Ashaka ko abakristu bamenya inyigisho z'ibinyoma ziza.
kuko hari abantu bagerageza kugoreka ijambo rya Yesu. Yuda avuga ko dukwiye kumenya abo turi bo, kandi tukagomba kumenya n'abo bantu. Uru rwandiko rujyanye no kurinda amatorero kwigisha ibinyoma. Hari abigisha benshi bashima bavuga gusa ibyo abantu bashaka kumva, ariko iyo nzira iganisha kurimbura. Reka rero ubwo turangije amabaruwa twahoze tuvuga, tugiye gusoma igitabo, kuvuga ku by'igitabo cya nyuma, aricyo gitabo cy'ibyahishuwe. Intego y'iki gitabo ni uguhishura umwirondoro wuzuye wa Kristo no gutanga umuburo n'ibyiringiro ku bizera. Yohana ashishikariza abizerwa kurwanya byimazeyo ibyifuzo byo gusenga umwami. Aramenyesha usoma Bibiliya wese ko guhangana kwa nyuma hagati y'Imana na Satani biri hafi. Satani azongera gutoteza abizera, ariko bagomba guhagarara bashikamye kugeza gupfa. Ni ukuvuga ngo abizera Yesu bose bashyizweho ikimenyetso, kuko bashyizweho ikimenyetso ku byago byose byo mu mwuka, kandi rwose vuba bizatsindishirizwa igihe Kristo azagarukira, igihe ababi barimburiwe iteka, n'igihe ubwoko bw'Imana bwinjiriye mu bihe bidashira by'icyubahiro n'umugisha. Haleluya. Umwanditsi ni Yohani. Iki ni igitabo cyitwa Ibyahishuwe, ariko kandi ibaruwa yandikiwe itsinda ry'amatorero. Ibyahishuwe rero bitanga iyerekwa rikomeye rya Yesu agaruka no gushyiraho iteka rishya, aho buri wese ategekwa mu mahoro, mu butabera no mu mucyo. Ni ukuri, ni iby'igiciro, ni ibyishimo byiza kurangiza Bibiliya yose. Iki gitabo ni icyerekezo gitangaje cyane cy'ibigenda biba inyuma y'ibitagaragara mu buryo bw'umwuka, kandi hari byinshi byerekana iryo shusho. Ariko icyangombwa ni uko Imana itsinda, kandi amaherezo akaba ari uko Uwiteka azagarura ibintu byose mu mahoro. Amen. Imana izatuma ibintu byose bishya ubundi. Imana izatuma ibintu byose bishya ubundi tubeho mu isi yacunguwe iteka ryose. Amina. Ibyo iyi nyandiko yihariyeho ni uko yanditswe, ibyo iki gitabo cyihariyeho ni uko cyanditswe mu buryo budasanzwe. Ubwoko bwo kwandika Abayahudi bakoresha berekana amashusho n'ikigereranyo kugira ngo bagaragaze ibyiringiro mu ntsinzi ihebuje y'Imana ku bantu bari mu bitotozo. Kanongere nsubiremo. Ubwoko bwo kwandika Abayahudi bakoresheje berekana amashusho
nk'ikigereranyo kugira ngo bagaragaze ibyiringiro ku bantu bari mu bitotezo, ku bantu bari mu bitotezo cyangwa ku bantu bari mu ntsinzi ihebuje y'Imana. Iki gitabo rero cyanditswe kugira ngo kigaragaze ibyiringiro ku bantu bari mu bitotezo. Mu by'ukuri mu buryo bw'ikigereranyo, umubare wa 7 ugereranywa no kuzura ukaba warakoreshejwe inshuro 52 muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Akaba aricyo kintu twavuga ko ari ikintu iyi baruwa yihariyeho kurusha ibindi. Imana ishimwe. Iyi video rero, intego iyi video yatanzwe cyangwa iyi audio cyangwa iyi message ni uguha abantu igitekerezo rusange cya buri gitabo kugira ngo bazisomere ibitabo byose ku bwabo, kandi buri gitabo cya Bibiliya kimeze nk'amabuye y'agaciro umucyo wa Roho Mutagatifu urabagiriramo. Iyo ibitabo 66 bishyizwe hamwe tubona ubutumwa bukuru bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe ko turangije. Reka nsenge. Imana ndagushimiye, ishobora kuba message yabaye ndende, ariko Mwami turashimye ukuntu haduhaye umwanya no kwihangana tukaba tuyirangije. Mwami uzashobora kuyirangiza wese umugenderere, umuhe imbaraga zidasanzwe, umuhe kugira inyota y'ibyawe, umuhe gusobanukirwa n'ibyawe, uzamuhe kubona ijuru, kandi uzamuhe kurama no kuramba. Habwa icyubahiro ku byo ukora byose ni byiza. Kandi Mwami turashimye kubw'iyi ibaruwa ituvana ikatugeza hano. Habwa icyubahiro tubisabye ku bwa Yesu Kristo Imana yacu. Amen.